gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Ethan yari arimo aganira n'umugore we Ella ndetse ahangaha yari arimo amusaba imbabazi z'uko yamubeshye ngo aratwite adatwite aho ngaho Ethan yaje kubyumva ngo nigeze abyumva nyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi babiri Ethan yitegereza umugore we Ella akamubwira ati Ella birambabaza cyane kandi n'ubu ndababaye birambabaje cyane kumenya ko umuntu nakunze kandi nkizera yambwiye ikintu nk'iki kandi atari ukuri si ikibazo cy'amagambo wambwiye ahubwo ni icyizere nari naraguhaye nari niteguye guhagarara iruhande rwawe numva ko hari ikintu tugiye kubakana twembi ariko kumenya ko nabeshywe nakubeshye biri kunkomeretsa ndetse numva ko nakomerekejwe ikintu kiri kumbabaza ahangaha si uko wambwiye ko twite gusa ahubwo nuko nizeye ukuri kwawe nari nakugize umuntu ukomeye nanagushyize mu mwanya ukomeye mu buzima bwanjye ndababaye pe kuko numvaga uri umuntu nshobora kwizera ubu ndi kwibaza byinshi kuko icyizere cyanjye cyatengushwe cyakomerekejwe umutima wanjye wuzuye agahinda ndumva mfite kwicuza kwinshi nibyo nari nsigaye ngukunda ariko biri kungora kumva ko umuntu nari nsigaye nkunda ari we muntu washoboye kunyereka ibyishimo by'ikintu kidahari numvaga nishimye ntabwo mbabajwe n'ikosa gusa mbabajwe no kuba naragukunze kandi nkakwizera ndi kubabazwa nuko nakunze umuntu nkanamwizera umuntu wambeshye biri kunkomerekereza umutima biri kungora pe ariko ibaza ari wowe ushyire mu mwanya wanjye sinari nzi ko umuntu umwizeye nkawe akunda ari we wanshyira mu mwanya wo kubabazwa bingana gutya mbuze ikintu gikomeye mbuze icyizere cyose nari ngufitiye ntiwakumva uburyo icyizere cyose nari mfite cyatakaye numvaga ko mu bantu bose bambwiza ukuri ari mu bantu ba mbere kuko numvaga ko nkunda
ntabwo nari nzi ko ushobora guhimba ikinyoma nka kiriya kugira ngo byonyine mbe ndi kumwe nawe. Wari umuntu nizeraga kurusha abandi, niyo mpamvu biri kumbabaza cyane kubera ko nabeshywe ntawe. Nari niteguye guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose turi kumwe. Sinari nzi ko nzahangana, yewe sinari niteguye no guhangana n'ukuri kwanjye. Numvaga ko ari ukuri kandi ari ikinyoma. Ubu ndi guhangana n'ikinyoma cyawe. Birababaza kandi biraryana kubona umuntu ukunda ashobora kuba yaguhisha ukuri ku kintu gifite uburemere nk'ubu. Ndumva naratakaje igice cy'icyizere nari ngufitiye. Sinzi niba nzabasha guhera ko mbyibagirwa, gusa icyo nari nkeneye ni ukuri, kuko biratuma umutima wanjye nabura utuza, ko ibyo nibyo bifite agaciro kuri njye. Icyo nashaka kumenya nahoraga mbyibazaho. Nabanje kukurakarira mu ibanga, numva sinshaka no kukuvugisha, ariko uyu munsi uba uteye intambwe ukambaza, ndavuze reka mbikubwire. Ese basi wabitewe n'iki? Kuki wambeshye? Kuki wakinishije umutima wanjye? Kuki wakinishije ibyiyumviro byanjye? Ndashaka kumva ukuri kwawe. Niki cyaguteye kumbwira ko twite kandi atari byo? Niki wari uri gutekereza muri uwo mwanya? Kuki wahisemo kumbwira ikintu nk'iki aho kumbwira ukuri? Ndashaka kumva impamvu yabyo, si ukugucira urubanza, ahubwo nkeneye kumenya niki cyatumye ubikora. Ese hari impamvu ibyihishe inyuma? Niki cyatumye utambwiza ukuri? Wari ukeneye iki kuri njye? Washakaga ko nkora iki? Niki washakaga kumva kuri njye? Ese basi wabanje gutekereza wiyumvisha ko ibyo ugiye kumbwira bishaka kuntera amarangamutima menshi? Kuki utatekereje ku ngaruka bishobora kuzangira? Nshaka kumenya, ndumva nifuza kumenya ikintu cyatumye nangwa se cyaguteye kumbwira nyine icyo kintu, nangwa se cyaguteye icyizere cyo kumva wambeshya ukambwira ikintu kidahari, ukambwira ikintu kitari ukuri, ukambwira ikintu kitigeze nyine kinabaho n'umunsi n'umwe. Ndumva mfite amatsiko. Kiri kumbabaza cyane nuko nari nsigaye ngukunda by'ukuri. Niteguye kuguhagarara no guhangana n'ibibazo byose turi kumwe,
kuko nizeraga ko kano kanya njye nawe turi ikipe imwe. Nari nararwaye umutima wanjye, niyo mpamvu kubeshywa nawe numva biri kunkomeretsa. Nari nsigaye nkukunda ku buryo nari niteguye kwakira icyo ari cyo cyose twari kunyuranamo, ariko kuva ndi kumenya ko ibintu byose wambwiye bijya ari ibinyoma, wambeshye, ndumva natengushwe, ndumva umubabaro ari wose. Hari impamvu ndi kumva bimbabaje cyane, nuko nari nsigaye ngukunda. Nza kuba ntakwitayeho ntabwo byari kumbabaza. Nari nsigaye nkubona nk'umuntu wo mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza. Umva tuzubakana ejo hazaza hakomeye, tukagira umuryango mwiza wishimye, ariko ibyo byose siko nkiri kubibona. Warantengushye pe, era warantengushye, birambabaje. Era abwira Ethan ati ndabizi ko nakubabaje cyane kandi ndemera ibyo nakoze byose ko ari ikosa rikomeye. Ndagusaba imbabazi n'umutima wanjye wose. Ubu ndabimenye ko nakomerekeje umuntu wambaga urukundo n'icyizere. Mbabarira ko naragushyize mu mwanya wo kubabazwa n'amagambo atari ukuri. Mbabarira ko naragushyizeho icyizere nangwa se naragwaye icyizere kidahari. Natengushye umutima wawe. Nta mpamvu n'iyi n'imwe mfite yatumye nkubeshya pe, yandefana. Icyo ndi kwemera ni ikosa nakoze kandi ndi kurisabira imbabazi. Ndagukunda, sinifuza kugutera ku ububabare ndetse n'uburibwe. Ndabizi ko kongera kwigarurira icyizere cyawe n'umutima wawe biragoye, ntibyahita biba kano kanya, ariko ndagira ngo nkwereke ko ndi kwicuza. Mbabarire ku marangamutima natumye ugira ubwoba n'akababaro naguteye, ariko ndagira ngo nkwereke ko byose nshobora kubyicuza, aba nabinyangamugaye kuri wowe. Ndabizi amagambo yanjye kano kanya adahagije, ariko mu mwanya usora amakosa nakoze, kandi nanjye ndaguha umwanya ubashe gutekereza ku cyo wakora. Kandi yitegereza umugore we avuga ati Ella, ntacyo mfite nakubwira kano kanya, yewe nta n'umwanya mfite wo kubivugaho. Icyo nzi ni uko mbabaye, ni uko natengushwe. Icyizere cyanjye cyose cyari gifite byinshi gishingiyeho, kirasa naho cyamenaguritse. Umwanya rero n'igihe nkeneye kuba ndi njyenyine. Undi agira atya akigendera, asiga Ella aho ngaho. Ella
akabona ko yakoze ikosa rikomeye ndetse akabona ko iribuze kugorana. Tuve aho ngaho n'ubundi twigire kuri Amara ndetse na Kiara. Baba bari gutembera n'amaguru, basa n'abari kugenda baganira baseka. Amara abwira Kiara ngo atagose Kiara, usigaye ufite ibyishimo bidasanzwe ra? Ninde muntu uri inyuma y'ibi byishimo n'umunezero? Kandi ndabona bidasanzwe, ako noneho ukuntu uri gusa usebe kuri kugenda urushaho kuba mwiza buri munsi. Hasi nanjye wandangiye uko bigenza ko nanjye nshaka gusa nawe. Kiara ati reka rero nkubwize ukuri Amara, muri ubu buzima umuntu iyo abayeho yishimye nangwa se afite umunezero, asa neza, ararya ibiryo bikamugera ku nzoka, yumva afite umunezero. Noneho by'akarusho iyo afite umuntu ubiri inyuma. Amara ati ngaho noneho se hari umuntu wihishe inyuma y'ibyishimo n'umunezero ufite? Nzi ko umuntu ushobora kwihisha inyuma y'umunezero wawe ashobora kuba yabajoramo, kandi ukaba warambwiye ko utazigera wongera kumwegera, mu rwego rwo kugira ngo wowe nawe mubeho ubuzima bwishimye, mwibagirane, mwe yibagirwa undi. Mwene mama we, aho ngaho nturi kundagira. Kiara ati rero buriya niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo hari ikintu nshaka kukubwira. We I'm in love, I'm deep in love. Amara ati with who? Mbwira rero, uri mu rukundo nande? Niko uri gukundana nande? Wowe na Dora mu mwageze aho ngaho murerura mutitaye ko umwe nyine ari umugabo w'umugore. Ndetse ubwo wakirengagiza icyo kintu ugakora mistake. I'm deep in love with Liam. That's Liam ninde? Numva umuntu ari mushya. Kiara ati nyine n'umuhoza n'umumararungu Imana yanyihereye. Ni umuntu waje mu buryo budasanzwe. Ni waje atuma umutima wanjye wongera gutera. Ni waje wongera gutuma ibyiyumviro byanjye byongera gukanguka. Ni wa wundi wongeye gutuma icyizere nari mfite cyose cyongera kugaruka. Ni wa wundi wanyubatsemo icyizere bidasanzwe. Ni wa wundi wambaye icyo ntigeze mbona ku bandi. Wa wundi wita ku byiyumviro byanjye. Wa wundi umbura agahungabana kandi nanjye namubura nkahungabana. Wa wundi uhora ushishikajwe no kumenya nuko niriwe, uko naraye, uko nariye, aho ndi n'ibyo ndi gukora byose. Wa wundi uharanira kumbona nishimye kandi mwenyura. Amara ati kagira inkuru, wose we kandi mwahuye mute? Amara ati ni long story. Igitangaje twahuye ndi kwiyahuza amayoga sha, nasinze, nabaye ibyatsi, no kwikuraho nari nicaye ari ibibazo. Amara
maratabazimubaye kuva ryari sumwe inzoga ayira ndatshabyihorera inzoga nazinyweshejwe n'ibibazo numvaga hari n'inzinywa ariko ndi bwumve ntuje numvaga ngiye gusara numva nkumbuye jora numva umutima wanjye wuzuye umutima wanjye ugiye kubastinga marati noneho birakomeye warababaye urababara kuri level yo kuba wanywa inzoga kiyarati amana ikintu cyose iyo kitarakugeraho aba wumva ko kidashoboka nanjye numvaga ntanywa inzoga numvaga yewe nabonaga n'abazinywa nkabona nyine rwose nabacira n'imanza numva rwose nta kintu gishobora gutuma nywa inzoga nubwo se n'igiki cyambaho cyatuma nywa inzoga ariko ibaze ko nagiye gushakira ibyishimo mu nzoga ibaze ko nagiye gushakira amahoro mu nzoga mvuga ngo ahari wenda abazinywa hari ikintu baturusha numvaga ahari wenda ndibuze gukuramo ibyishimo numvaga ndibuze kwibagirwa ibibazo n'ingorane mfite niyo mpamvu nari ndi kuzinywa niyo mpamvu nari ndi kugerageza kuzinywa barati none se amahoro wari gushaka ntabura warayabonye ibyishimo warabibonye ayirati shabyihorera narabibonye se kahubwo aribwo byiyongereye umva namaze gusinda nitekerezaho nibuka ibintu byose nanyuzemo nibuka uburibwe bwose nanyuzemo nibuka urukundo nkunda joramo nibuka ndatekereza mbona ibintu byose mpombye mva neza ndasaze you know what I did natangiye noneho kunywa inzoga mu masaha naziyahuza nkumva neza n'uwambwira ngo ziranyica ako kanya nkumva nabwo ati iyo abazandangizaga kano kanya nagize uburibwe budasanzwe icyo gihe amarato mbabarire wanyuze mu bihe bikugoye nk'ibyo uri wenyine nta muntu ufite wakishingikirizaho nta n'uwo ufite wagutega amatwi shabyihorera nanyuze mu bintu bigoye gusa by'uburibwe gusa by'agahinda gusa by'umubabaro ngomba gusubiza ibihe inyuma ntabwo natuma ibyambaye uriya munsi bimbaho ariko nanone kuko byatuma mpura na rimwe kuko byansunikiye guhura n'urukundo rw'ubuzima kuko byanzaniye nirani mu buzima hari wenda nakongera nkabihitamo kuko nubwo nari ndi mu buribwe uriya munsi yabashije kumba hafi niwe muntu wabashije kunkura aho hantu ibaze ko yageze ubwo ambwira ati ntabwo uri bwongere kunywa inzoga nari ndi kunywa zose arazinya arambwira ati ndagucyuye aranyura atazi n'ahanwa ashyitsa mu rugo arongera arigenda ntiyigeze mfatirana nk'abandi basore bose numva ngo hari igihe umusore asanga wasinze akaba yagufatira agakoresha ibyo ashaka ubwo wo kunyengeza yarandenze yararimo agerageza kunjyana kure y'ibiri kunkomeretsa n'ibiri kumbabaza nicara nkumva mbuze n'uburyo namushimira marati none se gute rero mwaze kwisanga mukundana ese ndi murakundana nangwa niwe wamukurashingiye shabyihorera nabanje gukurashinga ndamusarira nkajya nirwa aho hantu nyine mushakisha ngo ndebe ko zamahora kuko icyo gihe nyuma yaho ntitwavuganye ntiyigeze anyibwira
w'icyo yakoze yangejeje mu rugo ariko yigenda nanjye nicara aho ngaho mu rugo njya nimva nyine nkajya mpora ishusho y'ingaruka mu maso ntekereza ku musore mwiza nabonye umusore mwiza wamfashije none hafite ukuntu areba ibyo nyine ubwabyo bikwica mu mutwe akundi yari kuvuga mureba ku muntu aravuga iminwa ye yonyine uburyo abavuga inyeganyega ibyo nyine ubwabyo binyica mu mutwe akagira uburyo amwenyura ibyo byonyine noneho birandangiza neza nkarambara ngo Joramu ni mwiza oya ntabwo yakurikiza nirana nta nubwo yafungura udushumi tw'inkweto ze amara ati hoya nawe gusa hari umusore mwiza waruta Joramu ko namubonye nanjye nkava mu byanjye niba koko niranamurenze kugira n'umugisha wo gukundana n'abasore beza not of course baratireba Ethan rebe Joramu n'uwo nirana akubiye afite amaraso meza ndasibyo ni Imana ni imbabazi z'Imana Imana iraguha nimugura ndati none se gute mwaje kwisanga mukunda ndati shabyihorere nyine uko niyumvaga nawe niko yiyumvaga urukundo yiyumvagamo nanjye nirwo niyumvagamo ibaze ko umunsi wa kabiri twahuye ngewe nawe nakubeshye buri umwe yavuze cyari kiri ku mutima we buri wese amubwira uko yiyumva urukundo yiyumvamo nyine wumve ngo ntabwo twigeze twiyishima yambwiye ko ankunda avuganisha ibintu byo kwigiza nkana ko ntabwo muravuga ngo reka ngo nanjye kubitekerezaho wafashe igihe cyo gutekereza ngo nanjye nkeneye igihe cyo gutekereza ariko ubundi ujya gutekereza icyambere umutima wawe ubuze ukuri ubizi ko uwo muntu ushaka kumukunda ntabwo utazigera mukunda ubizi ko uwo muntu umutima wawe arimo ntabwo atari ibintu rero byo kwigiza nkana abakobwa twigira byo kwicisha hirya no hino ukabanza ukabwira umuntu ngo reka mbanze mbitekerezeho kandi mu by'ukuri ugataha wivugisha ngo oh my god burya arankunda witekerezaho watekereza utugambo twose yakubwiye ukumva urisetsa ukumva uranamukumbuye ariko ugatinya kumuhamagara kubera ko utaramuha igisubizo ukumva wamubwire ngo I miss you ukumva wamubwira ngo ndagukunda ukumva wamubwira ngo take care ariko kubera ko hakirimo wa mupaka wowe ubwawe wariremeye utinya kubwira umuntu ko nawe umukunda ugatinya kubimubwira igihe abundi kukimuhisha ibyo mwiyumvamo nibyo pe avuga ngo nta mwari ngo ujye ubwira umuntu ukamukunda ariko hari kera yego ku ruhande rumwe ushaka kubivuga ntibigende uko wabyifuza nta nubwo ndi kukubwira ngo uzabivuge ariko niba ubonye chance y'uburyo wabivugamo bivuge biri direct ariko bivuge niba ugize chance umuntu akakubwira ko agukunda kandi nawe wamukundaga wijya kuzana ibirungo byo kwicisha hirya no hino uzabitekereza ngo uzamusubiza bikagutwara iminsi 3 cy'umweru ibyo wiyumva murabizi ko muri wowe urukundo ari rwose urenda kubastinga rurakwakamo wanze kubwiza umuntu kuri ngo mubwira ati ko wumva nanjye niko numva ibyo wiyumvamo nanjye nibyo niyumvamo urukundo wumva ufite nanjye nirwo mfite umva nkubwiza kuri rero deya njyewe niba niyumvamo urukundo sinzongera guca ku ruhande nzajya mvugisha ukuri yewe naramubwiye ati rwose mana yanjye ko wiyumva nanjye niko niyumva tuhava tunemera ushaka twahereye ko rwose wagira ngo tumaze nk'umwaka tunakunda ubundi kuki duhisha ibiturimo kuki dukomeza gupfukirana amarangamutima tugahisha urukundo twumva n'ibyiyumviro tuba dufite
nta mpamvu. Uko ni ukubabaza umutima wawe binyuze mu kuwima icyo ufite kandi ufitiye ubushobozi uri kubona ako kanya. Ntago nzongera rwose kwibabariza umutima binyuze mu kwanga kwiha icyo nshaka, icyo numva kandi mfitiye ubushobozi. Amarati none se reka nkubaze Tiana, ni kubyumva uri mu rukundo? Uri shuwa ko uwo musore agukunda? Ese urahamanya n'umutima wawe neza ko umukunda wamaze kurekura Joram? Nangwa byose uri kubikora kugira ngo wiyibagize Joram, numara kumwibagirwa burundu uzasigire umutima w'uwagukunze akakwitaho igikomere binyuze mu kumusezerera no kumureka? Urahamanya n'umutima wawe neza ko urukundo urimo uri serious ukomeje, nangwa uri kugira ngo wivure uburibwe gusa n'igikomere ufite? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese kuko ari mu rukundo bya nyabyo nangwa? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Obvious, duhure mu yindi part.